nka banki nkuru y'u Rwanda dusohoye raporo y'igeragezwa rya mbere ku ifaranga koranabuhanga ry'u Rwanda CBDC, aho twerekanye ko nyuma y'ubushakashatsi twakoze igerageza rya mbere ryerekana ko iri faranga koranabuhanga dushobora gukuramo amahirwe menshi nk'igihugu. Icya mbere ni uko umunsi ryasohotse nitumara gukora igerageza rya kabiri rizagabanya, iyo turebye uyu mutungo ushingiye ku ikoranabuhanga virtual assets, tekinoloji zikoresha ni iya blockchain. Ese ni abantu bangahe mu Rwanda bumva iyo tekinoloji? Ese nkatwe nka banki nkuru y'u Rwanda dushinzwe kugenzura imikorere y'ibigo by'imari, ikigo cy'imari kizakoresha iyo blockchain tuzashobora kugikurikirana neza koko ku buryo hatabamo yaba ubujura bushingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se n'ibindi byatuma urwego rw'imari rujegajega. Ubwo rero murumva ko umuvuduko w'iryo koranabuhanga muri serivisi z'imari ni nk'aho udatuma duhumeka nka Murakoze cyane kandi twaba tubashimiye ko mwitabiriye iyi nama namwe. Icya mbere, iyi nama ikibigamije ni ukugira ngo ihuze yaba banki nkuru z'ibihugu bitandukanye muri Afurika, yaba amabanki atandukanye ndetse n'abakora navuga fintech cyangwa se serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga. Nk'uko mubizi, ni inama yatangiye mu mwaka w'2023 yerekana cyane cyane ubufatanye buri hagati y'u Rwanda na Singapore, kuko tuyikora nka banki nkuru y'u Rwanda dufatanyije n'igicumbi cy'imari mpuzamahanga cya Kigali International Financial Center, ndetse na Global Finance and Technology Network, ni ikigo cya Singapore gishamikiye kuri banki nkuru ya Singapore kigamije guteza imbere ikoranabuhanga muri serivisi z'imari. Icyo twavuga iyi nama idusigiye nk'u Rwanda, bwa mbere ni uko twashoboye kwerekana ku rwego rwa Afurika ndetse n'urwego mpuzamahanga urugendo u Rwanda rumaze gukora mu kugeza serivisi z'imari ku banyarwanda benshi. Tugitangira kureba umubare w'abanyarwanda bagerwaho na serivisi z'imari, hari harabaye ubushakashatsi bwitwa Finscope bwagaragazaga ko 21% gusa mu banyarwanda barengeje imyaka 16 aribo bari bafite bagezwagaho na serivisi z'imari. Icyo gihe hari mu 2008. Ubushakashatsi bwabaye mu 2024 butwereka urugendo twakoze nk'igihugu n'urugero rushimishije tugezeho, kuko ubu 92% by'abanyarwanda bafite imyaka iri hejuru bafite imyaka 16 no hejuru, ubwo ntitwavuga nk'abanyarwanda bakuzeho gatoya aribo bagerwaho na serivisi z'imari. Ni ikigero gishimishije cyane, kandi tuzi ko icyagize uruhare kugira ngo abanyarwanda benshi bagerwaho na serivisi z'imari ni ikoranabuhanga, izi serivisi za mobile money, aho umuntu ashobora guhererekanya amafaranga akoresheje telefone ngendanwa, zabigezemo uruhare cyane. Aho rero icyo twerekanye ni urugendo dushigaje gukora nk'igihugu, aho twerekanye ingamba dufite nk'igihugu muri iyi myaka 4 iri imbere mu kugira ngo twongere umubare w'abanyarwanda bagezwaho inguzanyo, umubare w'abanyarwanda bashobora kwizigamira, umubare w'abanyarwanda wiyongera bagerwaho na serivisi z'ubwishingizi ndetse na serivisi zo kwizigamira mu zabukuru. Aho niho twatangaje icyo twita National Financial Inclusion Roadmap, ari wo murongo tuzagenderaho nk'igihugu kugira ngo dushyire imbaraga mu kugeza serivisi z'imari ku banyarwanda basigaye, ariko n'abazifite bakaba bagerwaho na serivisi nyinshi zitandukanye, atari uguhererekanya amafaranga gusa. Icya kabiri cy'ingenzi ni uko tutareba gusa serivisi z'imari zikoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana cyangwa se mu kwizigamira, ahubwo twanatangaje ingamba nshya zo guteza imbere urwego rw'ubwishingizi, aho Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi ejo yashyize ahagaragara National Insurance Strategy, ari nk'ingamba z'igihugu zo kuzamura urwego rw'ubwishingizi. Ni strategy izamara imyaka 10, aho dushaka ko abanyarwanda barenze 2% ubu bagerwaho na serivisi z'ubwishingizi. Uwo mubare twakubye hafi 4,
ndetse navuga na serivisi z'ubwishingizi zitangwa mu gihugu zikiyongera, kandi tukanagira na serivisi z'ubwishingizi zihariye zerekeranye n'ibiza tugenda tubona cyangwa se n'ibyago bitandukanye bivuye ku mihindagurikire y'ikirere cyangwa se climate change. Ni ikibazo cyiza kuko iyi nama ije tumaze hafi iminsi 10 nka Banki Nkuru y'u Rwanda dusohoye raporo y'igeragezwa rya mbere ku ifaranga koranabuhanga ry'u Rwanda CBDC, aho twerekanye ko nyuma y'ubushakashatsi twakoze igerageza rya mbere ryerekana ko iri faranga koranabuhanga dushobora gukuramo amahirwe menshi nk'igihugu. Icya mbere ni uko umunsi ryasohotse nitumara gukora igerageza rya kabiri rizagabanya agaciro ko koherezanya amafaranga haba mu Rwanda ariko n'ibindi bihugu birimo gukora iryo gerageza ku ifaranga koranabuhanga. Nabyo mu bushakashatsi twakoze no mu igerageza byerekana ko igiciro cyo koherezanya amafaranga hagati y'ibihugu bitandukanye naricyo kizagabanuka. Ibyo rero ni ibintu bifasha ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aho abantu baba bohereza ibintu mu mahanga cyangwa se ababikurayo, koherezanya amafaranga bizabajya bibatwara amafaranga make kandi byihuse. Ikindi ni uko byerekana ko iryo faranga koranabuhanga rishobora no gufasha ku zindi serivisi z'imari zishamikiye ku ikoranabuhanga kuba zashobora kugezwa ku baturage benshi, kandi hakaba na competition, abatanga izo serivisi bakiyongera ku buryo n'igiciro cy'izindi serivisi z'imari zishamikiyeho cyakwiyongera. Aha rero byabaye na byiza no gusangiza izindi banki nkuru zo mu bihugu bitandukanye. Ubu twari dufite banki nkuru zigera ku 8, izo muri Kenya, Mozambique, Liberia, Zambia ndetse na Mauritius n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane nk'ibihugu bya Afurika yo hagati. Nabyo byashakaga kumenya icyo u Rwanda ryakuye muri ubwo bushakashatsi kugira ngo barebe ko uko nabo bakomeza ubushakashatsi bari barimo kuri iryo faranga koranabuhanga. Ikindi ni uko twanagaragaje yuko murabyibuka ko inama y'abaminisitiri ishize yemeje umushinga w'itegeko ryemeza umutungo koranabuhanga. Aho rero naho kuba ari indi ntambwe duteye kugira ngo niwo mutungo koranabuhanga cyane cyane uwo tubona wagirira akamaro u Rwanda habe hari itegeko ribigenga. Ni ikintu nacyo twasanze ari ingenzi kuko hari n'abashoramari batandukanye bari bategereje ko iryo tegeko ngo batangire gushora imari yabo mu Rwanda. Ibyo rero ni byiza ko muri iyi nama twashoboye kugira n'ibyo biganiro tunerekana icyo iryo tegeko rizaba rizigamije n'amabwiriza azatangwa kugira ngo bashaka gushora imari mu mutungo koranabuhanga babona aho bazahera baza mu Rwanda. Nibyo koko isi turimo ubu ngubu ni isi ishingiye ku ikoranabuhanga. Wabishaka utabishaka ikoranabuhanga riri hose, byaba muri serivisi zaba na serivisi za leta, serivisi z'imari, serivisi z'ubuzima. Aha rero niho tuvuga ko nta mahitamo dufite, ahubwo ni ukureba niba twebwe uko twiteguye nk'igihugu nka Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa se n'urwego rw'imari tureberera kugira ngo iryo koranabuhanga ndetse navuga no guhanga udushya muri serivisi z'imari bishingiye ku ikoranabuhanga, izo solution zose zirimo kuza tube twiteguye, byaba mu rwego rw'ibikorwa remezo ariko no kugira abantu bumva benshi izo serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga. Urugero natanga ni nk'uko iyo turebye uyu mutungo ushingiye ku ikoranabuhanga virtual assets, tekinoloji zikoresha ni iya blockchain. Ese ni abantu bangahe mu Rwanda bumva iyo tekinoloji? Ese nkatwe nka Banki Nkuru y'u Rwanda dushinzwe kugenzura imikorere y'ibigo by'imari, ikigo cy'imari kizakoresha iyo blockchain tuzashobora kugikurikirana neza koko ku buryo hatabamo yaba ubujura bushingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se n'ibindi byatuma urwego rw'imari rujegajega. Ubwo rero murumva ko umuvuduko w'iryo koranabuhanga muri serivisi z'imari ni nk'aho udatuma duhumeka nka Banki Nkuru y'u Rwanda ariko n'iz'ibindi bihugu bya Afurika, kuko tuzi ko izo tekinoloji zihari mu bihugu byacu. Hari umubare watanzwe mu kwerekana ukuntu Abanyafurika muri rusange bitabiriye uyu mutungo koranabuhanga, izi virtual assets, crypto assets, aho mu mwaka ushize
bashyizemo amafaranga ageze kuri miliyari 19 z'amadolari. Urumva rero ko uwo mutungo ni munini ku buryo kuba banki nkuru itashobora gukurikirana aho umutungo uva aho ujya nabyo byatera ikindi kibazo. Ubwo rero imbogamizi by'abakuze ubumenyi ku by'ibikorwa remezo ndetse no kuba dufite amategeko ashobora kurinda uburenganzira bw'umuguzi ubw'umushoramari mu gihe bakoresheje izo serivisi z'imari z'ikoranabuhanga ni ibintu dushyizemo imbaraga cyane, ari nayo mpamvu dukomeje gushyigikira iki gikorwa cya Inclusive Fintech Forum kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo na bagenzi bacu bashinzwe igenzura ry'ibigo by'imari uko twakumira n'ibyago bishobora guterwa n'iryo koranabuhanga muri serivisi z'imari. Icya mbere navuga ni uko leta y'u Rwanda yashyize imbaraga muri cashless aho abantu bakoresha koranabuhanga mu by'imari. Hari kuba twarashoboye gushyiraho iyi systeme ya e-cash ihuza ibigo byose by'imari bitanga serivisi bikoresheje ikoranabuhanga, kandi turizera ko rwose muri iki gihe mu mezi ari imbere abantu bazabona ko koherezanya amafaranga banyuze muri e-cash biri ku giciro kiri hasi. Icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoresheje ikoranabuhanga muri serivisi z'imari, umuntu yafata nk'urugendo twakoze muri mobile money. Umuntu arashaka kohereza amafaranga yaba abantu bo mu muryango we batuye mu yindi ntara, ntabwo agomba kureba umuntu atuma cyangwa se ngo nawe agombe kujyayo, arayaboherereza mu isegonda rimwe bakaba barayabonye kandi akanasigarana icyemezo cy'uko yayohereje. Ikindi ni uko cashless icyiza itanga ni uko hari ukubona amafaranga ku buryo bwihuse, hari ukuba nta mwanya wo kuvuga ngo ndajya gutora umurongo kuri banki kugira ngo mbone amafaranga, uyakura kuri konti yawe uyashyira kuri telefone, muri uwo mwanya ukaba wayakoresha ibindi bikorwa biguteza imbere. Nk'igihugu rero ikoranabuhanga iyo tubonye amahirwe ritanga mu kubaka ubukungu bw'igihugu ndetse no kugira ngo abantu bagire serivisi z'imari zihuta kandi zihamye, ubu hari na serivisi z'imari z'uko umuntu atagomba kujya kuri banki noneho kwaka inguzanyo, ashobora kubona inguzanyo akoresheje telefone. Ni ibintu rero tubona by'ingenzi kandi dukomeza gushishikarira abanyarwanda kwitabira iyo cashless agenda.